Tugiye kumva tukumva ngo bicanye ntawamenya uko byagiye ko ngo yamutemaguye. Byadutunguye kubona umugabo yatemye umugore, byadutunguye. Hari umwana wari uhari wari waharaye iyo wavugije induru, niba amaze kuvuza induru turavuka tuzamutabara, usanga umugabo yamaze kumutema, umugabo nawe umugore we yapfuye. Abaturanyi kandi bemeza ko uyu mugabo ubwe yamaraga kwica umugore we yafashe umwanzuro nawe wo kwiyahura akoresheje imiti, akaza gutabara atarashyiramo umwuka niko gutabaza maze yerekezwa ku bitaro bya Rutongo kugira ngo yitabweho. Umugabo witwa Nsabimana Valens yaje akomoka mu karere ka Gakenke gahana imbibi n'akarere kacu ka Rulindo, aza apagasa akorera umugabo witwa Sekanani Leonidas acuruza Santa Kijagari, ariko uburyo yabonagaho n'umudamu we ntabwo bigeze babigeza ku nzego z'ibanze, kuko nta na rimwe tugeze tujya mu kibazo cyabo nk'abantu bafite umutekano muke mu bintu by'amakimbirane. N'amategeko bari bafitanye abana babiri b'abahungu, umugabo n'umugore baje nyine ari abantu baturutse hariya mu Gakenke, ariko bari bamaze kwiyubaka, ari abantu bamaze kubaka inzu. Mu by'ukuri ntabwo namenye icyabiteye, ko uko mbazi ko bari babanye ko bafatanyaga, nta kintu na kimwe nigeze menya cy'amakimbirane yabo mu rugo rwabo. Byadutunguye. Bafatanyaga bakishakira icyo kurya, bakajya mu isoko bagacuruza utuntu, rwose ibintu byababayeho ntawamenya uko byaje. Nanjye turaturanye n'urugo ku rundi, aba bantu iminsi tumaranye hano twabonaga nta kibazo bafite, twe ntabyo twabonaga. Natwe byadutunguye kubona umugabo yatemye, twabanaga twegeranye ahangaha, ibintu by'amakimbirane ntabyo twababonaga. Bemeza kandi ko uyu muryango nta makimbirane yari asanzwe awurangwamo, bikaba ariyo mpamvu batunguwe n'ubwo bwicanyi bwawubayemo. Birangiye agerageza kwiyahura anyweye ibintu by'imiti tutabashije kumenya, ahubwo twageze tugasanga arimo abiruka abigana. Cyangwa inzego z'umutekano zabashije kumufata zimujyana kwa muganga, arimo gukurikirana. Umugabo batubwiraga ko yagiye kwa muganga, twatekerezaga ko dukurikije amakuru twumvise uyu mugabo yamaze gutema umugore we anywa imiti. Amaze kunywa imiti abatabaye imbere nyine inzego z'umutekano bamujyana kwa muganga, uri kwa muganga ntabwo tuzi ngo ameze ate. Turi hano nyine kubw'igikorwa cy'urwo rupfu rwabayeho rutunguranye, ariko umugabo ari kwa muganga. Ibinini yiyahuraga, bigaragara yiyahura. Yagerageje no kwiyahura akoresheje imiti, nuko ikibazo cyagenze. Abo nawe usanga amaze kunywa ibintu, arimo kwigaragura mu buriri, arimo kuruka. Ikora ubuyobozi bwahise buhagera, ahubwo natwe twakoresheje ibishoboka kugira ngo inzego z'ubuyobozi zagere vuba. Zahageze, ubwo ushinzwe umutekano bahageze, ariko baza kumujyana kwa muganga. Umugabo umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru IP Inyasigira Abakunzi yemeza iby'ubu bwicanyi, agasaba abaturage kujya birinda ibikorwa nk'ibi kuko bigira ingaruka ku muryango. Icyambere nyakwigendera yajyanywe ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo nyine murambo usuzumwe, uwabigizemo uruhare nawe harimo yitabwaho n'abaganga. Inzego zishinzwe iperereza zatangiye nyine gukurikirana kugira bamenye icyaba cyateye ubwo bwicanyi. Ari ku bitaro bya Rutongo ni harimo yitabwaho n'abaganga. Abantu bo birinde ibikorwa byose bishobora kuba byaba binyuranyije n'amategeko, ibikorwa byose byabashora mu cyaha, ahubwo babane neza aho bagize ikibazo bitabazayobora. Uwishe w'abashakanye mu Rwanda abigambiriye ahanishwa igifungo cya burundu nk'uko biteganywa n'ingingo y'107 ndetse n'108 z'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018. Gindisingiyumva Steven, ATV mu karere ka Rulindo.